gusa uko nakagiye gukaraba nyine ngisohoka muri douche ngarutse mu cyumba nasanze umuhungu ari mu cyumba cyanjye ahagaze. Naza nakubeshya umutima waransimbutse ngira ubwoba, ariko nyine nawe urabyumva sibyo? Ndi umuntu mfite umubiri muzima kandi nawe ni umuntu muzima. Kwisanga muri situation rero natwe twisanzemo, mvuye muri douche nambaye ubusa ndaje nsanze umuntu antegerereje mu cyumba. Byarangoye kuba namuhakanira. Ko nyine nawe urabyumva ukuntu nyine byagenze, ibyakurikiyeho nyine sinakirwa mbivuga. Gusa nyine namubajije ati uri gukora icyanga Nika? Ubwo Nika nyine bari wuzuye irari, yese atangira kundeba na y'amaso ye nawe uramuzi. Arangije atangira kugenda afata amaboko yanjye agenda atsumagura, ubona ko afite irari ryinshi. Arangije ati Towa ntakwifuje. Ubwo nawe urabyumva nk'umuntu nari mvuye muri douche nambaye ubusa, byarangoye kuba namuhakanira. Reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi, mbibutse no gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze. Njye ndi Asaf Obi, like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Dorukana ubwo Naza yaramaze gukatira Olivier, ariko mbwira ko adashobora kuryamana nawe n'umunsi wa rimwe, ko adashobora kuba yahimukira inshuti ye Towa, ariko mubwira ati rwose nagerageze yihangane kandi katabikora. Ubwo Olivier we yarasigaye mu gahinda umukobwa mutaye mu nzira, ari gutekereza ibintu byinshi, ariko ari kuvuga ati ngombe ndyamane n'uriya mukobwa. Ntabwo yansuzugura rwose bigize hariya, icyo bizansaba cyose nzagikora ariko ndyamane nawe. Ubwo umukobwa yarigendeye, umusore nawe asigara aho ngaho ari kubyibaza, ariko yimufitemo n'agahinda. Ubwo mu rugo ho Towa yari ari mu gikoni, yari ari mu turimo rwose bisanzwe. Ubwo muri ako kanya Nika yahise amuturuka inyuma, arangije ahita ashaka kumufata mu nda. Umukobwa ahita yikanga avuga ati what? Nika warasaze? Urebe ukuntu utinyitse kuza ukamfata? Uri umugabo wanjye nta soni? Ibi bintu ntabwo ubona ko ari bibi? Nika avuga ati we Towa ni bibi gute? Hari ikintu nkoze kidasanzwe? Bwiza ukuri, hari ikintu nkoze kidasanzwe Towa? Urabizi ndagukunda, maze igihe kinini bikubwira nta kintu abivuga. Towa ndeba mu maso, uri kundeba? Ese ntabwo ushobora kubona ikintu nkeneye koko? Wambwiye niba unkunda basi byibuze nkatuza. Towa wowe ntabwo unyiyumvamo? Ntabwo unkunda? Basi mbwira. Ubwo Towa yahise amwikuraho, ariko mubwira ati ndekura Nika. Ibi ngibi Olivier nayimenya ntabwo azigera kubabarira. Ubwo Nika yamwitegereje mu maso, arangije ati Towa ndabizi ntabwo yambabarira kuko abimenya, ariko ntabwo byakuraho ibyiyumviro ngufitiye. Basi mbwira Towa, do you love me? Ko Towa yaracecetse nawe aramwitegereza. Nika muri ako kanya atangira kugenda asoma umukobwa w'abandi, ndebe nawe ngatangira gukora amahano ku mugore w'inshuti ye. Urebe ibintu yari atangiye kugenda amukorera. Ubwo Towa yagaruye ubwenge, arangije ahita amwishikuza avuga ati no Nika please stop, rekera aho rwose. Ubwo umukobwa yahise amwishikuza arirukanka. Nika asigara aho ngaho rwose ubona ko ababaye, avuga ati what the fuck, ese kuki buri gihe muramusha koko? Ubwo yahise yijijisha koko atangira kwigira nkaho nta cyabaye, yumva ariko ko asabye icyo yaragambiriye atakigezeho. Arangije atongera arisohokera. Ubwo Towa mu kwirukanka umutima wamuvuyemo, umutima utangiye kumushinja ko yaragiye guca inyuma Olivier umugabo we. Yaje mu cyumba rwose ubona ko yataye umutwe, avuga ati mana yanjye ibi n'ibiki nkoze mana yanjye, ndabikoze kubera iki mbikoze mana yanjye. Ubwo disi yataye umutwe, yumva ko atari bwibabarira ibintu yaratangiye gukora, kuvuga ati ibi n'ibiki nkoze koko. Ubwo umutima waramuriye rwose abura n'uwo yatakira, abura icyo akora n'icyo areka. Arangije afata telefone, kwese avuga ati hello Naza please nshaka kubonana nawe, mbabarira ndabizi narakubabaje ariko ndakwinginze mbabarira tubonane. Ubwo yahise yitabaza ya nshuti yari yirukanye mu rugo. Naza disi yari ifite umutima mwiza, yaramwemeye avuga ati nta kibazo ngwino.
ubwo umukobwa yakomeje gusakuza avuga ati ibi ntabwo bibaho, ntabwo nakizera ko ari njye wakoze ibi bintu. Ubwo umutima wakomeje kumurya kuko yari akoze amakosa, ngo nta kindi yakoze yahise yirukanka ajya kureba Naza, arangije atangira kumubwira uko byamugendekeye. ubwo Naza yaramurebye arangije ati no Towa byagenze gute ko mbona umutima utari hamwe? Habaye iki? Ibiki byabaye bikagutungura kuri ako kageni? Ubwo Towa yahise amubwira ati Naza ndakwinginze ariko nyine byancanze Naza ati n'ibiki byagucanze? Byagenze gute? Kubera icyo uri kurira? Towa mbwira habaye iki? Ubwo Towa yaramurebye n'amarira menshi mu maso avuga ati Naza namuciye inyuma. Ubwo Naza yari yikanze avuga ati what? Gute? Inde? Ntabwo bibaho. Umbwiye ngo iki? Umuciye inyuma inde? Wowe nande? Ubwo Naza byaramucanze. Towa ari kuvuga ati nibyo Naza, nibyo namuciye inyuma umugabo wanjye. Ubwo disi Naza nawe yatangiye kurira avuga ati kuki wabikora Towa? Kubera iki? Ibi ntabwo ari byiza. Kubera iki wabikora? Byagenze gute? Byagenze ute? Ubwo Towa yatangiye kumubwira avuga ati Naza nararahiye ko ntazigera mbivuga cyangwa se nongera kubikora, ariko byari byanze n'ubundi birangiye nongeye. Mbere na mbere nyine zigeze kubaho nci inyuma Olivier nyine ngewe na Nika, ariko nyine ndahira ku Mana ko ntazongera kubikora. Gusa nyine uko igihe cyagiye gishira nyine nagiye mbigabanya si byongera kuba nkabigendera kure, ariko uyu munsi byari bibaye. Umutima uri kundya Naza, ndabizi nkoze amakosa ariko umutima uri kundya. Gukomeza kubona na Nika mu nzu imwe rwose birandambi. Ubwo disi yakomeje kumubwira ariko kumubwira ati Naza nari nararahiye ko ntazongera guca inyuma umugabo wanjye, ariko ikimbabaje nuko byari bigiye kongera kuba. None ikibabaje nuko njya muca inyuma ku inshuti ye Naza, inshuti ye rwose Nika yizaniye mu nzu iwe. Ubwo disi amarira yari menshi kuri Towa. Naza ari kumubwira ati ushatse kumbwira ko wowe na Nika mujya mwiherera mugakora nyine byapfura mbi wowe muri mu nzu y'umugabo wawe? Yego. Ubwo Naza yari yikanze akimara kuvuga ko Towa aca inyuma Olivier we na Nika bajya bagira kuki bakaryamana. Ubwo Towa yatangiye kumubwira uko byagenze mbere na mbere, ariko kumubwira ati Naza nari ndi muri dushe amazi arahagarara, ubwo mba ndasohotse kuko nari nzi ko mu nzu nyine nta wundi muntu urimo. Nari maze kwisiga amasabune ndamanuka gahoro gahoro nyine ngiye kureba ikibaye. Ubwo naragiye nyine ngiye ku kazu k'amazi ndi kugira ngo ndebe niba amazi agiye cyangwa se yifunze. Ubwo muri uko nguko nari ndi kwerekezayo ngeze muri salo nagiye kumva umuntu avugiye inyuma yanjye. Mu by'ukuri umutima warantsimbye kuko numvaga ko ndi mu nzu njyenyine, gusa ngiye kumva numva n'ijwi rya Nika. Ubwo narikanze ndetse nanikubita hasi. Muri uko kwikubita hasi nayishimye nari nyenyeye nyine isa nkaho ishatse kugwa ariko ndayifata, ariko ntibyakora ko Nika yambonye ubusa. Ubwo Nika yaje yirukanka nyine aje kumpagurutsa kuko nari ngwiriye umugongo. Arangije amagurutsa atangira kumbwira nyine ngo nimubabarire arahankanze, ariko nyine kubera nari mfite nahise mbyirengagiza ndavuga ati nta kibazo. Ubwo namubwiye ko nyine ngiye kureba ko amazi ahagaze, arambwira ati nta kibazo reka agiye kuyandebera ninsubire ruguru. Ubwo yakomeje kunsaba nyine ko ngiye nasubire ruguru nkareka akajya kundebera amazi, ndavuga ngo nta kibazo. Ubwo ngiye nasubiye ruguru, ariko Nika nyine asigara umutima utaremwe bitewe n'ibyo yari amaze kubona kuko nari nguye hasi arambona. Ubwo nta kindi yakoze nyine yaragiye areba amazi arayafungura nyine ndanakaraba, gusa uko nakagiye gukaraba nyine ngisohoka muri dushe ngarutse mu cyumba nasanze umuhungu ari mu cyumba cyanjye ahagaze. Naza nakubeshya umutima warantsimbutse ngira ubwoba, ariko nyine nawe urabyumva sibyo? Ndi umuntu mfite umubiri muzima kandi nawe ni umuntu muzima. Kwisanga muri situation rero natwe twisanzemo. Mvuye muri dushe nambaye ubusa ndaje nsanze umuntu antegerereje mu cyumba. Byarangoye kuba namuhakanira. Ubwo nyine nawe urabyumva ukuntu nyine byagenze. Ibyakurikiyeho nyine sinakirwa mbivuga, gusa nyine namubajije ati uri gukora icyanga Nika? Ubwo Nika nyine wari wuzuye irari yahise atangira kundeba na ya maso ye nawe uramuzi,
arangije ahita atangira kugenda afata amaboko yanjye agenda atsumagura ubona ko afite irari ryinshi. arangije ati Towa ntakwifuje, ngo nawe urabyumva nk'umuntu nari mvuye muri dushe nambaye ubusa. Byarangoye kuba namuhakanira. ubwo umuhungu nyine yatangiye kunsoma, mbese muri make ubwenge bwanjye bwari bwagiye. ubwo yaramfashe koko dutangira gusomana. sinavuga nyine ngo yamfashe ku ngufu, ariko yaramfatiranye. umuhungu nyine yabonye ko maze kujya muri mudu akora ibyo akora, ko nta bundi bushobozi nari mfite bwo kuba namuhakanira. Naza ntakubeshye nanjye muri ako kanya sinzi ukuntu nari ndi kwiyumva, ariko nyine byarangiye bibaye. niba ari byo yashakaga nyine byarangiye abigezeho. ubwo njyewe nongeye kugarura umutima nyine ibyo byo kuba byarangiye. ubwo Towa yamubwiye inkuru yose ukuntu byagenze mbere na mbere. umukobwa naza yumva aratunguye cyane, avuga ati no Towa, ntabwo ibyo bintu wabikora, ntabwo ushobora gukora ubugoryi nk'ubwo ngubwo. umuntu nkawe uzi ko ufite umugabo mwasezeranye imbere y'Imana n'amategeko, ntabwo ibyo wabikora Towa, nizere kuri kumbeshya. ubwo Towa yaravuze ati hoya Naza, ese uri kumva nahimba ikintu nk'icyo ngicyo koko nkikubwira? nyine nanjye byarambabaje, atekereza ukuntu umuntu Olivier yizaniye mu nzu nyine ari utangiye kumuhemukira gutyo, ntangira kwishinja ibyaha. kudisi inshuti nyanshuti kuba hafi, ese atangira kumukansaninga amubwira ati it's okay. gusa nyine biratangaje mana yanjye, ariko uramemukiye Towa. ubuse kuko mvuga ngo ndi gutekereza ubu ngubu Olivier yagufata, ubu ngubu byari kugenda ute? wari kubusenya urugo akakwirukana nawe n'inshuti yawe mukajya kwangara. ntabwo numva ibyo bintu ukuntu wabitinyuka Towa. ariko se ubundi nanjye reka nkubaze Towa, uracyatekereza ko ibyo nakubwiraga nyine nakubeshyaga? ubwo Towa yahise amubwira ati Naza, impamvu umutima nanjye uri kundya nuko mbizi ko Olivier ankunda, adashobora nawe gutinyuka kunca inyuma, sibyo? nanjye niyo mpamvu umutima uri kundya, wenda bizi neza ko atatinyuka kuba inkora. ubwo Naza yahise aseka ati okay nta kibazo. uko nguko nyine uri kubitekereza nawe wasanga ariko abitekereza, ariko nyine ntabyera ngo it's okay. gusa nta kibazo nyine, nta kindi kintu navuga. ntacyo navuga. ubwo Towa yahise amubwira ati none se Naza, ndakora iki mushuti wanjye, ndakora iki? ubwo Naza yahise amubwira ati Towa, mu gihe cyose ukiri kumva yuko Olivier nanjye ndi kumubeshyera, nta nama nanjye naguha. gusa naguhiye nama koko? nta nama nagugira rwose. ubwo Towa yaramubwiye ati Naza, ndakwinginze basi ngira inama, urabizi ko ari wowe nshuti mfite, sibyo? babarira nyine wenda ureke gukomeza kugenda umubeshyira ko nawe yabinkora, ariko ngira inama yawe kuko ndayikeneye, sibyo? ubwo Naza yaramurebye, yatekereza ukuntu umukobwa ari kumva ko ari kubeshyira Olivier, kandi wabizi neza ko Olivier amusaba biriya bintu ngo bazaryamane. yumva nyine abuze icyo avuga, ariko ntiyagira icyo arenzaho. araje ati it's okay nta kibazo. ku ruhande rwanjye nyine njye nta kintu mfite kuba nakubwira, kuko nizera ko nyine amahitamo yawe, amahitamo wowe wihitiyemo ariyo ashobora kugufasha. basi njyewe reka nkubwire Towa, singamije kuba nagusenyera urugo pe, ariko byibuze reka kugira ngo unyizere wumve ko ndi inshuti kandi y'ukuri, reka ngire icyo nkumvisha. umukobwa yafashe telefone ye, arangije atangira guplayinga amajwi yafashe Olivier. cyajya ubwo ari kumusaba ko baryamana. ubwo Olivier yari kumubwira ati Naza, ngenda gusabye basi niba miliyoni 5 utazishaka nta kibazo, ndongeraho izindi 5 ariko wemere tuzamara ijoro ryose, sibyo? miliyoni 10 ntabwo uzemera? ubwo Naza yari kumubwira ati ndakubwiye Olivier, ndabizi ufite umugore, ese ko icyo utagenda gusohokane nawe mwishime musangire. ubwo Naza yamwumvishije ya majwi yose yafashe umugabo arimo kumusaba ko baryamana akamuha miliyoni 10. ubwo umukobwa byaramurenze kuko ahita atangira kwizera Naza, avuga ati ntabwo nabyumva, ntabwo nakizera ko ibi ngibi yabinkora. ubwo ibyo byarabaye kuko umukobwa arataha. umugabo yisinziye rwose ubona ko nta kibazo afite, ariko umukobwa umutima utari hamwe, ariko utekereza ukuntu yatinyutse guca inyuma Olivier. gusa ariko akongera akibukana ya majwi Olivier ari kubwira Naza ngo bazaryamane,
ariko uvuga ati si ibi ni ibiki koko nazi inshuti yanjye umugabo wanjye yifuza kuryamana n'inshuti yanjye. ubwo ibyo yarabitekerezaga agatima kakongera kagatera gakubita kuri bya bindi nawe yakoranye na Nick yirengagije ko ari inshuti ya Olivier. ku mutima waramusimbye rwose abura n'ibitotsi burinda bucya. ubwo mu gitondo yazindutse ajya kwicarira muri salo yabuze icyo akora. ubwo umugabo yabyutse aza kumureba ariko avuga ati baby ese kubera iki wabyutse kare ntabwo umeze neza? ubwo yamuzaniye ako kunywa ariko amubwira ati baby hashize igihe rero tutaganira. hari akantu nyine nashaka ko tuganira. urabizi nyine ko ari twe couple nyine ikundana hano muri uyu mujyi subizi twe couple ya mbere rwose urabizi nawe kandi iteka urukundo ruratsinda. ubwo disi bakomeje kwinywera umukobwa arangije ati baby basi nsezeranye. ubwo umugabo yikije umutima avuga ati towa urabizi iteka ryose nzahora mukunda mwubaha mwubahisha mwesha agaciro mu bandi mukobwa mwiza sibyo? nzagukunda iteka maze uzahore mu maboko y'ugukunda. ndagukunda baby niwe mugore mwiza nabonye kuri isi kandi uzareka dukomeze twibikira ibanga njye nawe dufitanye kandi ntituzigere twibagirwa igihango twagiranye kandi nk'uko twabisezeranye nta muntu wemerewe guca undi inyuma sibyo? ubwo umukobwa nawe yikije imitima araje ati ndabizi byose umbwiye ko ari ukuri baby nanjye urabizi ko nazigira muca inyuma nzagukunda iteka kugeza ku mwuka wa nyuma. ubwo disi basetsemo baraje ati cheers twinywere. ubwo baranyweye. ubwo disi umugore ibyo ngibyo yari arimo kubyibuka akicaye hahandi mu buriri amasezerano bajyaga bahana uburyo umugabo yabyukaga nyine azaniye umugore ako kunywa n'amagambo yabaga yuzuye urukundo babwiranaga. ubwo umugore ahubwo yarimo kubyibuka akicaye aho ngaho akongera akitegereza umugabo waryamye iruhande rwe akavuga ngo ntabwo nakizera ko ibi ngibi ari Olivier wabikoze. ubwo umugore nta kindi yakoze yahise ahaguruka ava mu buriri arangije yitegereza umugabo we amarira ari menshi rwose yumva byamucanze ariko avuga ati si ubu nkora iki? ntakora iki Imana yanjye? namuciye inyuma ndabyumva ariko se nawe nizeraga koko yabikora. ubwo disi byaramucanze kandi koko yiyumviye ya majwi rwose umugabo arimo kubisaba inshuti ye ari gusaba naza ko bazaryamana akamuha miliyoni 10. umukobwa ngo nitowa mu gihe atabyizeraga ariko yahise yibonera ikimenyetso. ubwo kuryama byari byanze neza. umugabo mu kubyuka ari kwitegura ariko yareba umugore akabona ntabwo ameze neza. araje ati baby ameze neza? ubwo utari ufite amahoro yahise avuga ati baby ese wakora icyo uramutse umenye ko naguciye inyuma? ubwo umugabo yari yikanze araje ati what? nizere ko numvise nabi warumbajije? ati nyine nari nkeneye kumenya uburyo wabyitwaramo uramutse umenye ko nguciye inyuma. ubwo umugabo yahise amubwira ati ibyo mbaze urakomeje se? umukobwa ati Olivier ati ushatse kumbwira se ko nguciye inyuma? ubwo byaramurenze araje ati nyine urabizi ko ngiye nawe turakundana nta kintu twahishanya dukundana by'ukuri ariko se hari ikintu gishobora kuba sinyikubwire kandi cyabaye ku mugaragaro. ubwo umugabo byaramucanze ibyo umugore ari kuvuga arangije ahaguruka muzi iruhande akavuga ati baby ushatse kuvuga iki? umukobwa ati naguciye inyuma Mana yanjye. ubwo yahisemo kuyirega umugabo araje tuvuze ati yego kugira ngo basi byibuze mbona amahoro yo mu mutima ntabwo nakomeza kubaho mbiguhisha nshaka kubikubwiza ukuri. ubwo Olivier byaramutunguye avuga ati ntawe ndi kubyumva neza. what? wowe unci inyuma? wowe uri kubyivugira ko wanciye inyuma? bidi serious wanciye inyuma? wanciye inyuma nande? wanciye inyuma kurinde? okay reka mbyemere nimba nyine uri seriye ibyo bintu uri kumbwira ndabyuka nkajya mu kazi kugira ngo ngerageze ndebe ko byibuze uragira ibyishimo nkaguha buri kimwe ukeneye ariko wowe ugasigara uri kunca inyuma. seriously urabizi ndagukunda mwitaho ndakubaha iki cyatuma unca inyuma towa?
niki kibigutera ese uri ninde uca inyuma nawe ninde ubwo Towa nawe yaratunguwe araje ati wow kabisa umwakiteri mwiza wagitinze neza muri aka kanya ubwo Olivier amubwira ati no cicika ngaho Towa byakaguteye isoni ibintu uri kumbwira ubwo Towa nawe yise arakara araje ati ushatse kuvuga se ko ngiye ntazi ibyawe nawe ibyawe ndabizi ko nawe unca inyuma wari uzi ko ntazigira mbimenya yego uvuga ntazabimenya cyakoze wakagitiga neza kweri ndabizi ibintu byose ndabizi amafaranga yose washatse guhanaza kugira ngo muryamane byose ndabizi ubwo umugabo nawe yaratunguwe araje atangira kugenda bihakana avuga ati no ibyo ntabwo ari ukuri ntabwo nabyemera byakaguteye isoni barambeshyera sibyo ni ugushaka kunsebya pe barambeshyera ubwo Towa kugira ngo ace amazimwe yese afata telefone yiwe arangije atangira kumukinira ya majwi umugabo ari gutinyuka kubwirana zamuha miliyoni 10 ariko bakaryamana bakamurana ijoro ryose ubwo Towa yarayamwumvishije yose ukuntu byagenze Towa disi arimo no kurira ubwo umugabo yahise koko yumva ko ari byo umugore yamuvumbuye araje ati ngaho komeza uvuge komeza umbwire komeza ubihakane kireka nimba uyu nguyu atari wowe urabizi nanjye naragukunze ariko mu masezerano yose twagiranye ntabwo iringi ryari ririmo Olivier sikubera iki kintu umuntu ahaye umwanya aricyo cyangirika cyane ubwo Olivier amagambo yarashize kandi koko hari ubufatanye mu ruhanga yahise amubwira ati hanyuma se wowe wanciye inyuma kurinde ubwo umukobwa yahise avuga ati hanyuma se uragira ngo amakuru nguhe yakoze iki wanze usubize nanjye ibyo ndi kukubaza Olivier ati ndavuze ngo mbwira ubwo muntu ninde nawe mujya muryama Towa yaramurebye yahise atinyuka aravuga ati ni Nick ubwo Olivier yarikanze aravuga ati ngo numvise nabi ninde Nick Towa ati ni Nick naryamanye na Nick Olivier ngo Nick wowe Nick wowe Towa yaramurebye araje ati inshuti yawe Nick niwe twaryamanye ubwo Olivier yaramwitegereje arangije buri cyo akora arangije ese uratekereza Olivier yarabigenza ate nyuma yuko amaze kumenya yuko Nick inshuti yiryamana n'umugore we Nick se araza kubyitwaramo ate ntamenya yuko Olivier yamenye ko Nick ajya aryamana na Towa ubusa ubushuti bwabo buraza gukomeza hanyuma se naza na Towa bo biraza kugenda ute nawe ubushuti burakomeza Olivier se we araza gusaba imbabazi maze anababarire Towa bakomeze babane nuzacikwe n'igice gikurikira aho tuzarebera hamwe uko byagenze nanabashishikariza ko aribwo finali zabije ariko tuzamenye ko byarangiye mwakoze kubana nanjye Yasaf Obi kora like share na comment niba wabikunze kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi ndabakunda cyane dusubire mu y'ubutaha